Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye gukorera hamwe cookies cyangwa se biscuit, ubwo byaterwa n'ukuntu nawe ubyita. Ntabwo rero bidusaba ibiba byinshi, mbahaye ikaze, ndabasaba ko mwabana nanjye intambwe ku yindi, ntihagire akantu na gatoya kabacika. Ubwo rero mu gukora biscuit turakenera blue band. Blue band yo si ngombwa cyane, uyifite wayikoresha yego, utayifite nta kibazo. Ubwo nakoresheje ibiyiko bibiri, nibyo n'ubundi ngiye gukoresha. Hanyuma mbe nakoresha n'isukari. Isukari rero biterwa n'uburyo ukundamo isukari. Hari abantu bakunda isukari nyinshi muri biscuit, hari n'abakunda isukari nkeya, hari n'abakunda nyine isukari iringaniye. Ubwo urumva wowe wapima isukari bitewe n'iyo ukunda. Njyewe nakoresha ibiyiko 5 kuko n'ubundi ifunze gukoresha ntabwo ari nyinshi, kuko ndakoresha hagati y'amagram 300 n'amagram 350 gutyo, kuko ntabwo igikombe cy'inusu nakoresheje, nyine ntabwo igikombe cy'inusu y'ifu ndibuze kugikoresha cyose. Yego, hanyuma isukari nyivanganye na blue band, hanyuma nshyiremo n'amagi kugira ngo byose mbivangire hamwe. Biba byiza yifashe ibintu bisa nkaho ari iby'amazi byose n'ifu, ukabanza ukabikubita kugira ngo uze gushyiramo ifu yawe, ibintu byose babishyizemo. Ubwo urumva nashyizemo amagi 2, nshyiramo ibiyiko 5 by'isukari, hanyuma na secret vanille. Secret vanille ushobora kuba ufite ya yindi ya syrup, ariko njyewe mfite iyo ngiyo niyo nakoresha, nayo nta kibazo. Ubwo byaterwa niyo ufite ya yindi ya syrup wayikoresha, ufite iyo ngiyo nayo nta kibazo. Hanyuma mushyiramo umunyu muke cyane, murabona ko akayiko k'icyayi katuzuye. Hanyuma noneho nshyiramo na baking powder cyangwa se chapamandazi. Chapamandazi rero iba nziza cyane mu bintu byose bijyanye no kubakinga cyangwa se ibintu byose bijyanye n'amafarine, biba ari byiza cyane. Hanyuma ndavanga, ndakubita. Uba ufite akamashini ko gukubita nta kibazo, uretse ko n'ubundi gukubitisha umutozo gutyo nabyo ntacyo bitwaye. Hanyuma ifu biba byiza uyiyunguruye kugira ngo biscuit zize kuba zimeze neza kandi bize kukorohera no kuba wagira nyine waponda. Yego, kuko hari igihe usanga ifarine imaze igihe kirekire iri ahantu iba yarakonje. Rero iyo wagerageje kuyicisha mu kayunguruzo gutyo biba ari byiza kurushaho. Hanyuma ntangire guponda bisanzwe. Guponda rero biscuit ntabwo bisaba ko uponda cyane nka kuri uponda capati cyangwa se amandazi cyangwa se umugati. Biscuit rwose uraponda nyine urapondaho gatoya, nyine wabona nyine ifu isa nkaho yabuze utari kuyibona uyitureke. Ubwo igipondo rero murabona ko gisa nkaho cyarangiye, kiranoze. Rero kimaze kunoga turagicamo kabiri kugira ngo tube twakora nyine hamwe dushyiremo shokola, ahandi tube twagira gute twaharekera gutyo. Rero kugira ngo bize kuba bimeze kimwe, nese fata igipande kimwe nyongeramo akayiko kamwe k'ifu, ubundi ndongera ndaponda. Urumva nakasemo kabiri cya gipondo cyose, agapande kamwe nongeye nagashizemo ikiko kimwe cy'ifu, ndongera ndaponda. Ubwo birarangiye. Akandi gapande rero gasigaye ngiye gushyiramo ikiko kimwe n'igice cya shokola. Impamvu ndengejeho icyo gice ni kugira ngo tugire nyine igipondo kiri gusa neza, nyine shokola ibe isa neza. Niba ari igipondo cya shokola gise shokola koko. Hanyuma njyewe nakoresheje rero chocolate powder. Ubwo nawe ufite indi shokola cyangwa se ufite iyo chocolate powder niyo wakoresha, cyangwa se ufite ya shokola yindi ya cream nayo wayishyiramo nta kibazo. Ubwo urumva igipondo cyacu cya shokola cyamaze gutungana, n'icyo ngicyo nyine kindi cyatunganye. Yikurikiye rero tugiye kuba twakora ama shape ya biscuit. Ese niba ukunda kuko biscuit ukunda kuba wazikata gute? Nyine turaje turebe uburyo twazikatamo tudakoresheje kandi ama shape, turakoresha uburyo busanzwe. Ni homemade pe. Ibi ni ibintu wakwikorera mu rugo mu buryo bworoshye kandi vuba cyane. Ikindi kintu, ntabwo tuza gukoresha ifuru. Ubwo ndumva ari amakuru meza, kuko ntabwo abantu bose baba bafite amafuru. Ubwo rero mu gihe udafite furu ntibivuze ko utakora biscuit. Ubwo cya gipondo cya shokola namaze kuba nagisukuma nka capati bisanzwe, nahise ngishyira ku ruhande, ngiye gusukuma n'icyumweru nacyo kibe nikirangira. Hanyuma dutangira gukora shape ya mbere ya biscuit. Ubwo muraza kuba mwashyira muri comment shape muza kubona ko ari nziza kurushaho, cyangwa se isa neza kurushaho, cyangwa se iyo mwakunze.
hanyuma maze kuba nasukuma zose ubwo urumva nafashe igipondo cya shokora ndagisukuma n'icyumva nicyo cyumweru ndagisukuma, hanyuma nuko nza kubizinga kugira ngo ntangire nkore shape. Mana yanjye ino shape njye ndayikunda, sinzi niba mwese mwababuza kuba mwayikunda nkuko nyikunda, ko mbona isa neza kandi zino biscuit ziba ziryoshye, ziba zumutse zimeze neza, nta nubwo namenya ko nazikoreye mu rugo pe, wagira ngo zavuye mu ruganda. Ubwo namwe kugira ngo mutagira ngo ni amagambo yanjye, muze ko mwabigerageza mu bikore murebe ukuntu biza kuba byagenda. Ntabwo bisaba ibintu byinshi, murabona ko n'ubundi ifu nakoresheje ni nke cyane, ni ibintu dusanzwe dukoresha mu rugo. Amagi ntabwo wayabura mu rugo, nubwo waba utayafite wayagura, ntabwo ahenze. Ikindi ni isukari nayo itari nyinshi, urumva nta kintu kigoye kirimo ahangaha rwose. Urumva bisaba kuba nyine wafata umwanya wawe, kandi biscuit ikindi ntabwo zitinda pe, ntabwo bimeze nk'amandazi cyangwa se imigati, ntabwo bitinda. Ntabwo biscuit zitinda, uraponda no minota 40 rwose ushobora wakora biscuit zawe ukabirangiza. Wenda dufate ko wenda wagorwa no kuba wakora shape gutyo, kandi na shape nazo nta minota zitwara pe. Urumva ko ari ibintu byoroshye cyane. Ubwo rero murabona ko ari uko shape zacu ziri kuza zimeze, ndi gusa nkaho mbigenza gutyo kugira ngo mbe nagira agashape gasa nk'agasongo y'ukuntu ku buryo kaza kuba kameze nk'agakisi, nka triangle nyine. Yego, ubwo nawe wabikora uburyo ushakamo, ushaka wagira wakatamo nyine, wabigenza gutyo ugahuza izo capati ebyiri ukaba wakora shape y'akazeru, nabyo birakunda. Hanyuma rero tugeze ku gipondo nanone cya shokora, nguyeho gatoya kugira ngo nkomeze mbe nabonamo shape nyinshi zitandukanye. Ubwo tugiye kuba twakora nanone shape ya kabiri, ubwo muraza kumbwira shape muri buze gukunda kurushaho. Shape ya kabiri rero turakoresha fourchette cyangwa se ikanya. Ubwo turasukuma n'ubundi, murabona ko ntasukumye cyane ko n'ubundi n'agapondo ni gato. Hanyuma nshaka agafuniko, ako gafuniko n'agafuniko gasanzwe, kano nyine gafuniko kanoza kutubido. Hanyuma mbe nakatisha. Murabona ko ari ibintu rwose byoroshye. Ubu koko uzongera kuvuga ati ngo biscuit wanze kuzikora, wabuze iki? Wabuze iki? Nta kintu kimwe kirimo anga kigoye. Gufata agafuniko gakata rwose udushepu hariya ntabwo ari ikintu kigoye. Ubwo namaze gukata ziriya za shokora n'umweru, nabwo mbigenje gutyo nanone, murumva ko ari shape n'ubundi imwe, kugira ngo tube twagira amabara atandukanye cyangwa se shape zitandukanye ziri mu mabara atandukanye. Urumva nakoze shokora, nkora izo ngizo, nkora izivanze. Yego, turakomeje tugere kuri shape ya gatatu. Shape ya gatatu rero dukeneye uruvange rwa shokora n'umweru. Urumva nawe wahitamo shape uri gukunda pe, cyangwa se ikoroheye kurushaho. Ariko ngende umufana wa yindi ya mbere, mbona ariyo isa neza cyane kurushaho. Ubwo namwe muraza kumbwira muri comment iyo muri gukunda cyane. Ubwo rero shape ya gatatu niyo ngiyo, turafatanya ibipondo bibiri, hanyuma tubisukuma. Tubara kubisukuma ducishe fourchette kwa kundi. Ibingibi biri optional pe, ushatse wabikora cyangwa se nubikore ntacyo bitwaye. Nuko tuba tuvuga ati na biscuit yacu nize kuba nyine irambuye, nyine bifite akantu k'aka design ukuntu. Hanyuma dukate gutyo. Murabona ko turi gusa neza. Mana yanjye, niba mutarakora subscribe rero ndabasaba ko mwakora subscribe. Niba mwarayikoze ni byiza cyane, Imana ikomeze ibahe ibyiza. Ntimukibarwe ku liking amavideo yanjye no gushyira comment kuri recipe mukeneye ko twazabakorera ubutaha. Njye nzajya nkora ibintu mukeneye rwose. Mujye munshyira muri comment muvuga ati rwose uzadukore kino kintu, njyewe nzajya nakibazaniye. Urumva rero biscuit ubwo bisa nkaho twarangije n'ubundi, ahasigaye no kuba twashapinga n'ubundi igipondo gisigaye. Hanyuma tube twatangira kuziteka cyangwa se kuba twani kuziteka. Ubwo biscuit baraziteka, ariko no kuziteka, no kuzibakinga, no kuziteka. Yego, no guteka. Hanyuma shape ya kane niyo ngiyo. Ushobora kuba udakoresha nyine fourchette kwa kundi ucishaho uturongo, ukaba wagenda nyine ubigenza gutyo. Ngizo rero ukuntu ngizo biscuit zacu ukuntu zimeze. Tugiye kuba twa bakinga cyangwa se twateka biscuit zacu. Ngiye rero nakoresheje ipanu. Ndakoresha ipanu pe. Ipanu nayisizeho blue band nkeya kugira ngo zitaza kwa zafata nyine ukuntu. Nasizeho blue band. Udafite blue band ariko wasiga utuvuta duke, hanyuma nzishyiraho gutyo ku
ku muriro muke, kuri gaze pe, ku muriro muke cyane, muke. Niba ari wa wundi wa nyuma cyane, ariko nka wa muriro n'ubundi ukoresha wumutsa nk'umuceri mu gihe watatse umuceri kuri gaze, niho nakoresheje. Hanyuma nuko byaje kugenda, zahiye zimeze neza cyane. Ndabashimira rero cyane ko mwabanye nanjye intambwe ku yindi. Imana ikomeze ibaha ibyiza, Imana ikomeze ibaha imigisha. Murabona ko ziri gusa neza, ubwo muraza kunshira muri comment shape muri gukunda cyane kurusha izindi. Rero mukomeze mugire ibihe byiza. Salam.